Yes guys, welcome to my channel Uburyo TV guys. Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze kuri YouTube channel yacu Uburyo TV. Twongera gushimira cyane wowe wamaze gukora subscribe kuri iyi channel, waradushyigikiye cyane, nibyagaciro, nibyo gushimirwa. Reka tubonereho no kongera gusaba nawe utarakora subscribe ko wakibuka gukora subscribe ndetse ukemeza no kuri ako kazogera ka all notification kugira ngo ikiganiro cyose cya uploadinzwe ku Buryo TV ujye ukibona mu ba mbere. Guys, nkuko mubibona iyi ni telefone mfite mu ntoki zanjye, ni telefone ndimo gukoresha aho mba nguha amakuru agiye atandukanye avugwa muri mining zigiye zitandukanye. Urabona mfitemo mining nyinshi, mfite mining nyinshi zigiye zitandukanye nkorera muri telefone yanjye umunsi ku wundi. Ahangaha icyo ngiye kugarukaho uyu munsi wa none, ngiye kugaruka kuri PI network. PI network tugiye kuyivugaho iki uyu munsi wa none? Icyo usabwa ni ugukurikira iyi video kugira ngo byose bigiye kuyivugirwamo ugende ubasha nawe kubimenya, ugende ubasha kumenya systeme technic ugomba gukoresha kugira ngo ubashe kugira PI nyinshi mu gihe kiri imbere. Guys, tudatinze rero ahangaha tugiye kurebera hamwe uburyo umuvalidator ashobora kugenda abona aba pioneers benshi akorera ubuvalidator, uburyo wowe ukora ubuvalidator ushobora kugenda ubona abakiriya ukorera kugira ngo ubashe kugenda wibikaho za PI mu gihe kizaba kiza bazabahemba umuntu wakoze ubuvalidator. Ahangaha ngiye kukwereka inzira, uburyo bworoshye ugomba gukoresha ukajya ugenda ubona abantu batandukanye buri munsi, ukajya ugenda ubona abantu benshi ukorera ubuvalidation. Hanyuma nk'ibisanzwe uraza winjire muri application ya P browser. Guys, murabona ko muri tableau yanjye harimo ifoto ya P network aho nari maze gupasinga KYC ndetse na applyinze n'ubuvalidator byose byabaye pass. Hano urinjira muri application ya P browser yawe aba ariho ukora kugira ngo utangire uburyo bwo gukora ubuvalidator ujye ubona abantu benshi ukorera ku munsi. Guys, kanongere nsabe wowe utarakora subscribe kuri iyi channel ya Uburyo TV, nyamuneka ukande subscribe ndetse uwemeze no kuri ako kazogera ka all notification kugira ngo ikiganiro cyose kirajya cyaploadingwa kuri iyi channel ujye ukibona mu ba mbere, ndetse ni n'inkunga ikomeye uraba uduteye. Guys, hano rero nk'ibisanzwe nkuko mubizi, iyo ufunguye application yawe ya P browser ifunguka muri ubu buryo aho ubona izi step zirindwi: chat P, wallet P, brainstorm P, mine P, blockchain P, developer P and KYC.P. Hasi murabona ko handitse explore the testnet ecosystem. Guys, hano rero icyo uri bukore wowe ukora ubuvalidator, uraza winjire hano kuri step ya nyuma ariyo ya karindwi ya KYC.P. uraza kuri KYC.P aba ariho ukirika, hanyuma numara kwakirika uraza kubutegereza bifunguke. Nibitangira gufunguka application yawe nukira bimeze, cyangwa se muri telefone yawe ni gutya biraba bimeze, utegereje ko ugera kuri ya dashboard ukoreraho ubuvalidator. Ngira ngo nkwibutse ibi ngibi bikorwa n'umuntu wakoze KYC. Umuntu wapasinze KYC akaprayinga kuba umuvalidator niwe ngiye kwereka iyi system, iyi technique, ndetse nawe utarakora KYC ni amahirwe meza yo kuba umaze kubimenya kugira ngo nukora KYC uzaprayinge ube umuvalidator. Guys, urabona ko ngeze kuri ya tableau babanyereka abo namaze gukorera bose toto muri rusange, abamaze gupasinga KYC ndetse na pourcentage mfite. Murabyibuka video yabanje ejo naberekaga aho nari maze kugira successful validation 226. Uyu munsi murabona ko mfite 238. Murumva ko abahabwa KYC muri PI network bari cyayikora ku bwinshi. Wowe utarabona KYC wicika intege, nawe zakugeraho
KYC zirimo ziratangwa. Guys, icyo tugira ngo turebe ni gute nabona abantu benshi mu gihe ndi gukora ubu validator, ni gute nagenda mbona ibyangombwa, imyirondoro y'aba pioneers bagiye batandukanye mu gihe namaze ku applyinga kuba umu validator. Nk'ibisanzwe rero ibi byose uba waramaze kubisoza, uraza ukore hano handitse let's go. Numara gukirika hano handitse let's go, barahita bakubwira ibyo ugomba kwitondera. Guys, niba uri umu validator birabujijwe gukopiya cyangwa se gufata screenshot y'ibyangombwa by'uri kuvalidatinga, birabujijwe kudownloadinga cyangwa gusevinga, kubika ibyangombwa, imyirondoro y'umu validation uri gukorera, birabujijwe gusharinga imyirondoro yabo uri gukorera ku nshuti zawe niyo zaba iza hafi. Ibi ngibi rero byose umaze kubona ko bibujijwe, hano hasi nibyo bagaruka bakubwira ibihano ugomba guhabwa iyo ukoze copy, iyo ukoze screenshot, iyo downloadinze, iyo savinze, iyo usharinze imyirondoro y'aba validation y'aba pioneers bari gukora KYC, ushobora gufungirwa account ya P-network burundu. Ibi ngibi uba ugomba kubyubahiriza kugira ngo utaza gutakaza PI zawe cyangwa se utaza gufungirwa konte yawe. Murabizi P-network akenshi itanga igihano cy'imyaka 100 ku muntu wanyuranyije n'amategeko yayo cyangwa se n'amabwiriza yayo. Ahangaha rero iyo ibi ngibi ubikoze bibujijwe, urumva ko uba ushobora gutakaza konti yawe ndetse n'ibindi byinshi birimo hano by'ibihano uba ugenda wahura nabyo. Guys, icyo twe dushaka kureba ni gute nabona aba validation benshi, ni gute nabona abantu bari gukora KYC benshi nkorera ubu validator. Wowe icyo uri buze gukora, uraza ukore hano handitse confirm, hanyuma numara gukora confirm, telefone yawe cyangwa se application yawe iraza cloudinga gutya, hanyuma nimara cloudinga urabona ko uba utegereje ko ubona umuntu. Guys, ahangaha iyo uhageze kugira ngo ubone benshi ukorera, ugenda uza hano handitse go to dashboard, ugasubira inyuma kuri dashboard, hanyuma wagera kuri dashboard yawe ukagaruka kuri let's go. Ibi ukabigira nk'agakino, ukabigira nka game urimo gukina. Iyo birodinga gutya biba biri gusacinga ibyangombwa. Iyo bigarutsemo iyi tab imeze gutya, igarutsemo nanone ugaruka hano kuri go to dashboard, ugasubira kuri dashboard yawe, hanyuma ukagaruka kuri let's go, ukabigira nka game. Nk'uko uzi umwana ashobora gukora game, nawe ibi ngibi iyo uri gukora ubu validator ubigira game kugira ngo ubashe kugenda ubona aba pioneers benshi bari gupasinga KYC, nawe ari nabwo buryo uri kugenda wibikaho PI kuri balance yawe ejo hazaza. Ngira ngo mwabonye ko nge nari mfiteho 226 ejo, ariko uyu munsi maze kugira 238 ba successful bamaze gupasinga KYC. Abangaba uko ukora umunsi ku wundi ugenda ubazamura ukora muri ubu buryo let's go, go to dashboard, let's go, go to dashboard, kugeza ubwo baguhaye uwo ukorera. Birumvikana ahangaha nkoze kuri let's go bagahita bampa nk'uwo ndi bukorere cyangwa se bakanyereka ibyangombwa. Iyi video ntabwo yaba ikigiye hanze kuko icyo gihe naba ngiye gusharinga bya byangombwa by'umupioneers. Birabujijwe rero, ngira ngo mwabonye ari amabwiriza, ari nabyo biri mu bisabwa cyangwa mu byitonderwa kuba umuvalidator. Bisaba ko hari ibyo ubanza no gusubiza birimo n'ari y'amabwiriza n'amategeko y'ibyo ugomba kwirinda, y'ibyo ugomba kudakora mu gihe uri gukora ubu validator. Guys, ni aya makuru twari tugira ngo dufashe abakora ubu validator, tukwereke system, tukwereke technique yo gukorera abantu benshi, yo gufasha abantu benshi bari guhabwa KYC. Nawe niba utarabona KYC ntugire impungenge, KYC uzayibona. Murabona ko KYC ziratangwa. Niba ku munsi mbasha gukorera abantu 10, tuvuge n'undi mu validator nawe yakoreye abandi barenza aba, cyangwa se nanjye ndaza no kurenza abantu 10, birumvikana ko KYC ziratangwa. Ahubwo ikiriho wowe ukora ubu validator cyangwa se waprayinze kuba mu validator, koresha iyi systeme, koresha iyi technique, ugenda ubona abantu benshi batandukanye, biraza gutuma na babandi batarabona KYC bazihabwa ku bwinshi. Guys, kanongere nsabe wowe utarakora subscribe ku Buryo TV ko wakanda subscribe,
ndetse ukaza kwandika no muri comment ukatubwira uko uba uri kubona ibintu, inyunganizi, igitekerezo, n'iby'agaciro ndetse n'ibyo kubahwa cyane, kutugira inama, gufashanya, amakuru, byose aba ari ukugira ngo tugende turushaho kuzamurana, tugende turushaho gufashanya umunsi ku wundi, kugira ngo iyi sisiteme twinjiyemo, ubu buryo bwa mining ukoresheje telefone twinjiyemo, tujye tubasha kugenda duhererekanya, duhanahana amakuru. Niba utarakora subscribe rero, nyamuneka wibuke gukanda subscribe. Mugire ibihe byiza naho ubutaha.